Ndagusuje ukomeje kubana natwe niba uri mushya hano banza ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byinshi bitandukanye ngiye turi kumwe ndi Delphine Umuhoza. Uyu munsi tugiye kwiga uburyo umukobwa yamenya kugendera mu nkweto ndende. Kugendera mu nkweto ndende zizwi nka talon akenshi usanga bigora abantu batari bake, ariko burya hari uburyo wabyitozamo ukabimenyera bitakugoye. Bumwe muri ubwo buryo wakoresha mu kwimenyereza inkweto ndende, reka dutangirire ku nkweto zifite talon itari ndende cyane. Niba uzi ko utamenyereye kugendera mu nkweto ndende, ntugahite ugura inkweto zifite talon ndende kandi ari bwo bwa mbere ugiye kuzambara, ahubwo uhera ku nkweto zifite talon itari ndende cyane kandi itari n'agashinge, ukagenda umenyera. No kuvuga zimwe zifite talon izwi ku izina ry'inguri. Icya kabiri, jya ukora imyitozo yo kwambara inkweto ndende mbere yo kuzisohokana. Mbere yo kwambara inkweto ndende, igihe ufite ibirori kandi utazimenyereye, jya ufata umwanya ubanza uzambare mu rugo, wirirwa uzambaye ku buryo uwo munsi uzambariraho uzagera warazimenyereye ndetse uzi n'uburyo wazitwaramo. Niba uri bujye mu birori uri buze kubyinamo, jya ukora uwo mwitozo wo kubyina wambaye inkweto ku buryo utaza gukema wageze mu bantu. Ibuka ko ushobora kunyura ahantu hagoranye mu bantu benshi kandi ko ushobora no kuzanyura kuri esikariye waba umanuka cyangwa se uzamuka, bityo irinde kwigana abandi bazimenyereye. Ushobora kubona umuntu wamenyereye inkweto ndende azambara akihuta nta kibazo, wowe wamwigana bikaba byakomerera nabi. Jya ugenda rero witonze, ariko nanone wirinde kwishyiramo ubwoba no kumva ko abantu bose bakureba bari bumenye ko utari usanzwe wambara inkweto ndende. Banza usuzume inkweto nshya ko zitakurya. Inkweto nshya kenshi zikunda kuryana ku mano no ku gatsinsino. Iyo utabanje ngo bisuzume mbere rero usanga zigutesheje umutwe zikakurya, kandi burya inkweto ndende iyo zikuriye utanasanzwe uzimenyereye ujya kugera aho wajyaga wahangayitse. Akenshi rero inkweto nshya z'uruhu rwakwiremwe imbere zikunda kuryana. Byaba byiza rero kubimenya mbere, waba ukeka ko ziri bukurye ukaziraza ahantu hakonje mu muyaga. Iyo uzambaye ntabwo zikurya. Aha ntitwakwibagirwa kubwira ko n'inkweto nini nazo zibangama uzambaye cyane iyo zifite talon ndende, bityo ujye wambara inkweto zigukwira. Ibyo ni bimwe rero mu byagufasha kwitoza kwambara inkweto ndende ukajya uzigenderamo neza utakubangamiye kandi mu gihe gito. Ariko nanone ugomba kuzirikana ko kwambara inkweto ndende buri munsi atari byiza kuko zangiza umubiri. Ikindi kintu twakubwira cyagufasha kugira ngo ubashe kumenya kugendera mu nkweto ndende ni ukwambara inkweto ziciye bugufi kandi zifite imishumi. Muri iyi minsi iyo umukobwa cyangwa umudamu yambaye neza, burya kenshi bavuga ko bayambaye inkweto ndende, ariko ugasanga ntago twe tubimenyera. Bityo rero inkweto ndende kandi zifite talon ibyibushye hose zoroha kuzigenderamo kandi zisa n'izamuye ku gatsinsino ku buryo ikirenge kiba kirinzwe. Hari kandi inkweto ndende zifunze hose ziba zifite talon ndende cyane, ariko ugasanga iyo talon idubuye kandi ifite izuru ribyibushye, ugasanga zoroshye kuzitambukamo nubwo zaba ari ndende. Izindi nkweto nazo wahitamo ni zifite talon ndende ariko zikaba zifite umugozi hejuru y'igitsi ufashe ku kuguru ku buryo ukandagira ukumva ikirenge gihamye. Hari kandi inkweto ndende ziba zifite talon ndende ariko zikaba ari butu zizamuye zirenga ku gitsi ku buryo ikirenge cyose kiba kirimo neza. Ushobora kandi no kwambara inkweto ndende zidakabije cyane, zikaba zifite talon iduye y'izuru rito rihwanye n'ikirenge cyawe. Aya rero ni amoko atandukanye y'inkweto ndende wakwambara igihe wambaye neza niba utamenyereye kwambara inkweto ndende cyane. Ariko zirikana ko icy'ingenzi aha ari umwitozo no kuzikunda, kuko ko waba umeze kose inkweto ndende waba warazimenyereye cyangwa utarazimenyereye ugomba kuzigendamo witonze ndetse wambaye n'imyenda bijyana. Wibuke ko inkweto ndende atari inkweto zo kujyana ahantu hose. Niba uzi ko uri bugende umwanya munini, wirinde kuzambara, ahubwo uzambara uzi kuri buhagarara igihe gito, uri bwicare umwanya muto ndetse utari bugendagenda hirya no hino. Niba nawe ufite igitekerezo wasangiza mugenzi wawe ku bijyanye no kwambara inkweto ndende, uhawe ikaze muri comment kugira ngo nabo bamenye uko bitwara. Komeza ukore subscribe kandi usangize inshuti n'abavandimwe iyi video nabo bamenye kugendera mu nkweto ndende.